namubwira ngo ndutwite yararyamye ahantu kwa nyina yitwa Nirere abo mu Kingware baramuzi ndababwira ngo utwite umuhungu yego ubyaye tunavuga ngo twite umuhungu ndiyanzubiza ndabati kawe uzabyara umuhungu kawe uzabyara neza humana guzabagwa ntangije maze kurangira birangiye noneho bimaze kurangira aho ngaho asigarana nyina avuga ngo ariko pasiteri wanyu afite icyuma kireba mu nda manti ngora ku mazi nambye ngo agomba gusama ati agomba gusamira ijoro bitangira ubwo bati ibi bintu ntago nabivuga kwa dukurikiye bo mu muyira burabyibuka ko nabivuze nakubiswe ngo ni nyinshi cyane mama jandimbagura nabati ntago nabivuga ati nibidasohora zafungwa umugabo ati ndizeye tugiye kujyamo yego bwake mwitoro umve abantu bari baje nahari abyumva nahari uyu munsi nuko ndamwibuka yumva kanje wamuhanuye kiyage umwana w'umuhungu yabyaye naho bazanye icyo bita n'akantu ko kwipima yego bwake mwitoro bahita bipima nka saa sita umwana umugore ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Yes, reka tubasuze abakunzi ba Concord TV show aho muherero sawe mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuje Imana bampera umuntu wingira kamaro muri iyi minsi reka nshimira abantu bakanze subscribe mukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere reka tugusuhuze kandi tunagushimire kuba ugiye gukanda subscribe nawe ukajya ubona ibiganiro tukugezaho twabasezeranije yuko nta mpamvu yo kubicisha irungu impamvu twafashe urugendo tuva mu mujyi wa Musanze mu murenge wa Cyuve niho dutuye tuza mu murenge wa Rwaza mu mvura nyinshi pe n'inombe n'ubunyereri ariko ntabwo izo twabyitayeho kuko tuzi icyo tugamije aba mu mvura aba mu zuba tugomba gukorera Uwiteka kuko ibihe byose nta konji tugomba kubona imbere ya kamera turi kumwe n'umugabo mwiza ni umupasiteri ni umuhanuzi afite impano nyinshi zitandukanye pe abantu baramumbwiye ndangije ndavuga nanjye reka nze musure aganiriza abakunzi ba Concord TV show ni umugabo arakuze reka tumuhe umwanya atwibwire ni karo pastor murakoze cyane amazina yanjye nitwa Mushumba Ndagijimana Jean Claude ndi umugabo wubatse mfite umudamu n'umwana umwe n'undi mwana ndera uba mu rugo witwa Manzi yego rero Imana barengere cyane umwana w'imvange yitwa Samuel ubwo nitwa Papa Samuel yego Papa Samuel Pastor ka dutangire n'isengesho gango Imana ize kutuyobora mu kiganiro amen yego Imana ishobora byose turagushimye kandi turaguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga tugushimiye neza yawe tugushima basabe meza kuko Uwiteka Imana warinze ubugingo bwacu ni nanimi byacu koze zekarya gwicyonyagura ku ngoma warinze mwami Imana abakozi wawe mwami Yesu mwuka mwami muka mwami w'abami kuva hari Musanze mwasi mu mugi wa Musanze kuzana muri uyu mwasi muri murenge mwami sitagushize kandi himbazwe rero uyu mwanya dusengase ijambo ry'Imana tugiye kuvugira kuri iyi kamera ubane natwe bagaze wose garagare gari kabazimo n'abadayimoni gari kimyuka mibi ukuru Uwiteka Imana reka tugirire neza twambika imbazo nyinga Imana mwami Yesu mwuka wero twambika ubudangagwa kwanze kare gwicyonyagura ku ngoma urakoze kuri Uwiteka Imana urakoze kubyumvishe mwizina Yesu urakoze amen Pastor hano mumeze neza mumeze mute turashima Imana hano hando kuri uyu musozi wacu yego hitwa gw'icyugago abantu hamenye neza umudugudu nawe wibagiwe n'akagari nibutse umurenge kwa ari umurenge wa Rwaza mu karere ka Musanze umurenge wa Rwaza umudugudu wa Bukoro kagari ka Nyarubuye ahantu habinombe cyane cyane habinombe cyane
iyo imvura yaguye ariko biratugora kumanuka tuvira ku muhanda. Urebye ukuntu inkweto yanjye yabaye uko twazamutse imvura imaze guhita n'ubu ndabona igiye kugwa, ariko ntabwo tugomba gukorera Imana mu mujyi gusa, tugomba gukorera Imana ahantu hose hashoboka, haba mu mujyi, haba mu cyaro, haba mu mvura, haba no mu zuba. Ariko Yesu yaravuze ngo mu mvura ku zuba tugomba gutezuka, tugomba gukorera Imana uko byagenda kose. Pastor, tukiri aho ndakubaza, hano niho kavukire? Oya. Aha ndagariyo kavukire. Mvuka mu karere ka Rutsiro, niho mvuka, mu murenge wa Nyabirasi. Yego. Aho ngaho kagari ka Mubuga. Yego. Umudugudu wa Rwanguba. Kwa dukurikiye ku bantu bazabona ibiganiro. Yego. Bazatanyibuka. Bazatabibuka papa wanjye. Yego. Bibuke mama wanjye. Yego. Nuko nyine ubwo turi aho ndahita nibaza ni Pastor, wavuye mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro ugera hano mu murenge wa Rwaza mu karere ka Musanze gute? Ugira ngo ntitwaninjiye mu buhamya se burya aho ngaho wagize ngo ntibatujyana no mu buhamya? Okay, kugira ngo umve aho ngaho Imana manje yamvana iwacu injyana ahantu bita mu Muyira, mu murenge wa Manihira, njya kwavuga ivuga butumwa. Yego. Kuko yatanga ivuga butumwa ndi mutoya. Njya kwavuga ivuga butumwa, mvuye aho ngo mu murenge wa Manihira njya gukora ivuga butumwa epfo za Kongo Nili. Yego. Za Kongo Nili ku bantu batwibu bazatubona kuri kamera, nari nyoboye ahantu bita Ibugina ngitoja RBCR. Yego. Ngitoja RBCR aho niho nari nyoboye. Hepfo ya Kongo Nili, hepfo ya karere, aho niho nakoraga umurimo w'Imana. Yego. Ndi mwarimu. Kugira ngo mbero imvi Kongo ngere hano, ubwo niho tugiye kwinjira nono nyirizina sasa. Kugira ngo mvaho ngaho Kongo Nili nze hano muri Musanze, nahavuye muri 2019. Yego. 2019. Kuko 2020 yavuze ndina. Yavuze corona yavuze ndina. Mvaho Kongo Nili, ku bantu babyibuka neza, Imana irambira ngo mve Kongo Nili inze naha kwa Imana sozi ibyo yiravuze. Yego. Byavuze nagira ngo ni indambara, nagira ngo ni indambara. Nagira ngo ni indambara y'amasasi igiye kuba, we ni mangira mbungishije. Ndabyuka neza unanga kunanje kuza. Nge nanze kuza icyo gihe umuhanuzi witwa Joel yari mu Methodiste ikongo ku rusengero ruri epfo y'Kongo Nili gakeya. Arambana nawe aza kubyumva, ndamushimira cyane ko ari umuhanuzi mwiza. Arambana nambye ngo Imana yavuze ngo ikohereje ahantu hagoye. Ikohereje ahantu hagoye batumva ubutumwa. Irambye ngo mfata amasaha 13 ndayafata. Nyashoje Imana irambira ngo genda. Viko ingeza no bitamanga Imana asanda imigira. Yego. Ntaso. Ni utakalo kandu ndamanga Imana asanda imigira. Na mfite telefone kabutushe. Ndatike mvitwa ngo none hagenda. Ndagiye kwicumba nari njumbitse ngo nje gufata igikapu cyangwa se nje gufata utwenda. Tuba tugenda. Fata telefone nyireza gimozo w'icyubatimbeza amafaranga isifanye gusigaye n'ingaruka nzayiguha. Yego. Naho nge nazo ngiye mwivuga utumwe nahita nigarukira. Naho Imana iranganyije kumbesha imusanze. Yego. Naraje maze kuza ngeze mu Kingware, niho nasoreye mu Kingware, mbageze mvuga ubutumwa ku mupasitoro witwa Celestin. Noneho Imana itaweza umuhanuzi itambira ngo ofi Kigali ngo ninge wakuzanye muri inaha. Yego. Ugomba kuvuga ubutumwa bwanjye. Aho kanya degiti ko nibiratangira. Yego. Ko nibiratangira ko nibaho kugeza na n'uyu munsi
ndina kuva muri korona ndi kuvuga ubutumwa Yeah. kugeza na n'uyu munsi. Kandi icyo nshimira Imana nuko ahantu twasengera dusengana n'uyu munsi twasengaga muri korona ndibigeze badufungira. Mu gihe cyo gufunga inzego naho ndibigeze badufungira. Cyo ndagishimira Imana cyane kuko Imana ikomeye kuduhagararaho. Cyo ndagishimira Imana yuko mu bapasiteri bahagaze inzego zabo zigakingwa ngiye ko tugisenga tukivuga Imana. Cyo ndagishimira Imana cyane yumve ko nanyishimiye kuri kamera. Imana ishimwe cyane. Ubwo ntiwarangira abantu aho musengera ku buryo bazabaza. Murakoze cyane. Ahantu dusengera uvuye mu mujyi wa Musanze ufatakaga akamoto twagirana inoti y'igihumbi hepfo mu Kinkware ukamanuka hepfo muri Nyabihu muri Nyabihu mu kagari ka Nyarutembe mu murenge wa Rugera niho dusengera. Dusenga ku muhanda ni ku muhanda niho dusenga ku muhanda kandi hafi y'akagari ka Nyarutembe naho ngaho. Ubwo aho ndahita nibaza ukoreye mu Kinkware ni urusengero ruri uje gutura aha ngaha muri Rwaza ko ndi kumva harimo buriya Imana irashoboye kandi Imana igitangaza. Reka mbwire abantu mbwire abakunzi ba Concord TV Social yego yuko Imana reka mbabwiye yuko abantu badukurikiye mwizera Imana kizabatabara. Mwizera Imana kizabagirira neza. Ndago kuva nacuruzaga mu Kambara ngora n'umurimo n'umucuruzi ncuruza ncuruza mu Kambara muri corona. Rero corona range nanye mbombye nginze duka ariko nasima ko nzagutabara nzakugira neza. Imba mu buzima bwo gukondesha igihe cy'imyaka igeze muri 6 muri 7 ngondesha hafi 8 noneho twasema ko nzaguha inzu ariko Imana yambye ndi mu rusamya nguhaye inzu ifite urutoki yego ariko yambaye n'umugore n'umudamu wanjye imbaho iseza ati nzagwa n'umudamu muto ufite urubavu rutoye ariko nyuma y'uwo mudamu nzaguha inzu ifite urutoki. Mwanzero mwande pinabanga ariko uziko ateze yuko mubeshaga yewe koko Imana izamba inzu iwacu papa tayumbaye ikibanza tibyo ntago bishoboka. Rero muri ejo bundi muri 2025 Imana ibimbaye inzu mva mu Kambara iyimba hano muri Bukoro inzu y'ibyumba 5 ibyumba 4 na salo n'ibyumba 4 na salo ya 5 no ibyumba 5 na salo ya 6. Imana imbaye inzu irababonye Imana ibayimbaye harandi bamaze amezi agiye kuba 5 cyangwa 6 nduyi hano ungero kirimo na sima batajya ngo ari aje bana kikibesha irimo na sima uko namukozi mara gutura ahantu atari sima yego irimo na sima kabisa. Imana ikikije n'urutoki hariho n'igipangu yego basibana twayishije kika Yesu ndikubaka n'amanegisi yego ndikubaka n'amanegisi Imana akitari gukitakoze. Rero mbwira abantu badukurikiye umwanya hasi bazadukurikira yuko abari mu butayu ngubwo nari ndimo babye ko bakora Imana neza uko byagenda kose izabatabara. Isezo rirarushya kandi rikavuna ariko ribagarirwa yusenze ndabujyajya gaseza cyane nukuri kandi Imana irakurengera. Imana inyembaraga irashoboye cyane. Imana inyembaraga utare nzababya wende kamambike mbize yuko mbabakiya ubundi buhamya bukomeye cyane bukomeye cyane mbabye uburyo nabonye umwana bivunye burambuye bw'umuntu nibura kuvangara burambuye nk'amasahane wenda bose ngo tumenyane turavuga mu ncama tuzajya tugaruka dukoreho part igice ubusa tugakora icyambere tuzakora icya kabiri gutyo kugeza ubuhamya burangiye. Pastor ndabizi uri umuhanuzi yego
kandi nkunda abahanuzi nkakunda n'ubuhanuzi. Wambaza uti kubera iki? Kubera iki ibyo bintu bikunda? Uzi kwicara ufite amakuru biba byiza kurushaho. Uzi kuba nta makuru. Reka dufate urugero mu gihe cya corona, ntubyibuka? Yego. Ugasanga inama y'abaminisitiri yateranye ngo ingendo hagati y'uturere n'umujyi wa Kigali zirahagaritswe. Wowe uraryamye, ibyo za minisitiri bakundaga kubitangaza bwije abantu baryamye. Yego. Wa muntu utajya kuri social media ngo arebe amakuru, ugasanga byutse saa 11 ngo agiye gutega kuko atamenya amakuru kandi bahagaritse ingendo. Aho kando Ariko wabagaza amakuru urugendo ahitaga agira ate, ahitaga arusubika. Natwe uzi kwicara, Imana yarakubwiye iti nzaguha inzu, ikimenyetso nzayigwa ahantu hari urutoki. Ubundi kangunda guca mu givuga. Yego. Icyo turusha abandi. Yego. Icyo turusha abandi. Icyo turusha badasenga. Yego. Nuko tumenya amakuru, tukamenya ibizaba abandi batabizi. Yego. Bikaza twigize tubizi. Tukira aho ngaho hari igihe ngende umuhanuzi wawe utavangiye niko navuga. Kuko abadukurikira dusenga nabo baranze cyane. Baranze cyane. Hari igihe rigeze kubyira umubyeyi namubwira yo mu defendiste bura abadive baranzetsa cyane. Abadive nabo begeye gusenga, begeye gishaka cyo gusenga Imana. Bashaka umwuka wera. Ndamubwira ngo Pastor ntago kunyagirwa ngo twegeze intebe ruguru. Ndamubwira ati umva. Namubwira ngo ndutwite yarajyamye ahantu kwa nyina yitwa Nirere, abamwe abo mu Kingware baramuzi. Ndababwira ngo utwite umuhungu. Yego. Mubyayi tunavuga ngo twite umuhungu. Ndiyanzubiza. Ndabati kaza uzabyara umuhungu, kaza uzabyara neza umwana guzabagwa. Ntangije maze kurangira. Birangiye. Noneho bimaze kurangira aho ngaho asigarana nyina avuga ngo ariko pasiteri wanyu afite icyuma kireba mu nda. Agiye kubyabya wa mwana w'umuhungu. Bakubyaba umuhungu, noneho amaze kubyaba umuhungu, ibyo nasimbwira atako navuga imbaga z'Imana. Amaze kubyaba umuhungu, yarafite umwana wamaze ubyaye gatatu, abyara abakobwa gusa. Araza kumvira ati pasiteri, ati nanjye ugomba kunzanga abyara umwana w'umuhungu. No, ndago nanze katwite. Ndamubya atumva Imana irambye ati uzabyara umuhungu kandi uramutwite. Mudamu yigaze ku mudamu yitwa Dusabe, nge mvuga ibintu n'ibihamya n'ibimenyetso bihari. Yaje kunzaka mu rugo, aza kunshaka mbya ati koko ndwita umuhungu. Ndabati ibyo navuze ni icyo ngi mu bya tugeze kukibanda, ati uzabyara umuhungu. Iramubyaye amubyara. Ibyo bishimira Imana yuko Imana igingorishika ari bikoresha bigasohora. Rero amakuru niyo ya mbere. Ufite amakuru bigenda neza cyane. Kandi nubwo harimo abantu bapinga abahanuzi, harimo abahanuzi koko bibisambo, harimo n'abavuga ngo iravuze ko itagize itavuze. Abo ngabo nabo barahari cyane. Akaguhanurira, akakwizeza ibitangaza ariko bitagize bidahari. Agasanga umuhanuzi arebye umuntu ko yambaye ikoti, akatanga akamanura imodoka kandi nanibyo agize ndabyo abonye. Abo ngabo ni baduteza akaga. Ugasanga umuntu ahanura ibintu byatazi byatabonye kwa ngo yemeze abantu. Kandi mu byukuri ubundi Imana ikorera igihe kandi Imana yavuze iragisohoza. Yego. Ikima yavuze iragisohoza ko byagenda kose. Kuko abantu kenshi na kenshi kongore abantu bavuga ngo nubwo ukuma abantu baranzatse cyane. Ngo nubwo umuntu yahanura ngo Imana itavuze ngo irabisohoza. Ndabwo Imana yavuga ibyasohoza bitigeze ivuga. Yego. Ntago byashoboka. Uko byagenda kose iramutse ibishohoje. Numusinze yajya hanura. Numusambanye yajya hanura. Ibyo yavuze bigasohora. Ariko Imana sigukikora. Yego. Pastor tukiraho nta yerekwa cyasuhanuzi wigeze ubona nawe ukavuga uti koko Mana yanjye ibi bintu ndajya kubivuga nte. N'urugero niba ari wabyeretswe ku muntu wita ko akomeye cyangwa se wumva utinye ariko wagera Imana ikagukoresha wa muntu nawe ikamwemeza. Hari igihe nigeze kigenda ndi mu buzima bubinda nazi no kwambara. Nibyo nabyo nzabyanda uhamye bwanye burambuye. Yego. Nzabigarukaho. Timumuhira ari umuntu
ha mugabo yakune n'umudamu w'umudepite noneho umugabo n'umudepite umugore umugabo we ahagarariye ngo abagoronome mu gihugu cyose noneho umunsi muri icyo gihe bari bandoze ubuhumyi kuko kunda guhumya iki muri icyo gihe ubwo nsubiye inyuma njya kubya ikintu cyane ubwo umuntu twatabuye ibintu ahantu noneho umuntu banduga ubuhumyi twatabuye ibintu ku mugabo twa Papiyasi tuyiharaguriye mu muyira sinzi mu muyira wabuhazi ariko nago haze mu muherwe za Kongo Nile ku mugabo twa Papiyasi tutabaye ibintu umugore baramuroze ibintu by'amabere bigira bijejeta agwa ameza 6 ono kuko nyine wo mudamu njya muvanye kwa nyirabo kwa nyina yavuye mu rugo rwe yaragiye kwa nyirabo ko kugwarirayo turangije noneho tujya kumuvanayo bamvanye mu cyuma cy'amasengesho ahantu bita za Mungote twari dufite icyuma cy'amasengesho za Mungote hirya ahantu bacukura amabuye cyane bamvanye uwo mutuye kumusenga dusanga amarega yagiye gacika bita no kumuroga tumuvanye ko dumusanga kwa nyaguto musenga imana dutega amasengesho iminsi ine kuranga abashe gukira amasengesho turayakora tukusoza amasengesho iminsi ine turange twashoje dutabura ibindi iwe mu rugo aho kanya bahita banduga ubuhumyi noneho umuntu ahita ambye ateka ari umuntu ufite ikibazo maze imyaka 4 atabyara yabuze urubyaro bamuzanira bamwe ngo ariko yazanye n'imodoka bitamanga umuntu waza n'imodoka none ndabambumye ati imodoka nibwo nageza se umuntu ufite imodoka basi ati umva hakana bakubyuka umva nawe ukagutangaje nibwo nase umuntu waje n'imodoka uje kunjaka uyu muntu mana umbumuye mwangara iyo modoka gusa ndangije nabyibuka umunsi umwe cyo kirangije ndangije wa mudamu twasema zitegeka ati mushyushya amazi mukabe mu maso nyaka mu maso bitandeba ndebye kuna nimeze ndebye na ya modoka ndebye kunda numvisha ka umudepite nahise ngira ubwoba nahise mangotiye haza batumva ati mana ati hangaha gose byo iki ngiki cyo nta kintu buvuge imana tingora ku mazi nambye ngo agomba gusama ati agomba gusamira ijoro bitangira ubwo bati ibi bintu ntago nabivuga kwa dukurikiye bo mu muyira barabyibuka ko nabivuze nakubiswe ngo ni nyinshi cyane mama jandimbagura nabati ntago nabivuga ati nibidasohora zafungwa none umuntu ukomeye gutya nimvuga ibintu nibisohore aho sinzafungwa ntabwo nari nzi no kwambara neza nagiraga ipantaro imwe ariyo nambara ndagiye gusimburana ntabwo ati ibintu byo nabivuga ndangije ngira ubwoba ariko nyuma nza kubivuga imana ihita ivuga ngo abantu bajye kuruhuka bajye kuryama bahita basama aho kandi ngo basenze nyuma kuvuga igihe umugabo yahise avuga ati ndizeye tugiye kuryama bwake mwitoro umve abantu bari baje nahari abyumve nahari uyu munsi nubwo ndamwibuka yumva kandi wamuhanuye kiyage umwana w'umuhungu yabyaye naho bazanye icyo bita n'akantu ko kwipima yego bwake mwitoro bahita bipima nka saa sita umwana umugore guseka ndabyibuka amafaranga banze 10,000 ati ujye kugura ipantaro ati kati byange gutya ibyo kubisora byandeye ubwoba hari ikintu ushaka kuvuga keguca umutwe kandi ndagaye ko ibintu byose ariko imana ikweka ko babisohora kuko hari ibyo ugira n'ubwenge kagamo n'amakenga kuko utagize ubwenge hari igihe wabipfiramo ngo ngo njye ko ngabona abantu ngiye bya bimbabaza ko n'umuhanuzi aritumbura ahantu ubuhanuzi ngo Rwanda ngo rurafatwa bitamati umufata uyu yabuze ubwenge bitamati ungu yabuze ubwenge kuko ibyo goma kuvuga gasanga ko atari ibi bintu nimba ko karima bivuze cyangwa ni shitani bintu kamanzo washishoza kuko nibuka Dawidi ajya kurwana Goliyati ntago yahise agenda yafashe ibuye ashyira mu mudumetso yego arangije ati sima akazungu ati mande ko ati oya egira imbere gatoya yego akomeza abazimana
kwa kubaza Imana yamubwiye ati rekura, arabona arekura ngo yate abaramwishe. Bivugitse ngo rero harimo abantu bagenda akabona yerekwa gahita yirukanga. Nyamazi imasi gisigute uwo mwanya siko yavuga ngo ibivuge aho angabivuge aho akabivuga umwanya gutagite utarugwabyo. Rero amje n'abantu zimabwiye ngo babwire ngo bajye bahanura ibintu bamanje bavuga ati se ni Imana ibivuganye nanjye cyangwa ni shitani, uko na shitani arerekana na shitani nawe arigavangira abantu. Kamanza ukabaza Imana ati se Imana kuko ikintu wakivuze uko yo Imana uko keshi na keshi nge mbibona ibintu mbibonye gutya, mbona abahanuzi baba bashaka kugira ngo bamamare cyane, bamamare vuba cyangwa se beme ko vuba, ariko nahubwo buriya kongode nubwo Imana nubwo abantu bakwemera matakwemera byanga byo kunaguramba mu murimo w'Imana. Yego. Ngunge nakijiko mfite imyaka 15. Ubunge maze mu murimo imyaka 20. Yego. Urahita ubona imyaka mfite none. Nabikarikiye rwo. Nabiteragije. Bivugitse ngo rero umurimo w'Imana bisa kutabivangavanga. Kuko injya kuba mwarimu nabaye mwarimu, ngewe nabaye mwarimu inkigana yewe n'umugabo witwa Nyamabumba atuye hari Kongo niri numuraye beseri ni ngubu mufata nga papa wanje kuko twabiburanye imyaka 7 twicaye ku ndebe imwe ndi mwarimu nawe wari mushumba wanje. Bivugitse ngo rero iyo keshi na keshi mu murimo w'Imana utambitse ibirenge, utambika ibirenge no gutatira imvugo y'Imana. Ikima yavuze ikima yavuganye yavuze wewe ukagaruka ayo n'abongera umuhanuza Imana ikavuga wakongera, abo ngabo nabo bazabona ishano. Aho bazabona ishano kuko babye yuko bazabona ishano kuko iteka ryose tugiye nko mu ijambo ry'Imana hariya muri Matayo 25 niho havuga ku bakobwa 10, mugano w'abakobwa 10 bamwe bajyana amatabaza yabo, bajyana amavuta gafite amatabaza bashyamo amavuta. Abo ni abanyabwenge. Abandi batanuma bapfapfa nabo bajyana amatabaza gatagira iki gatagira amavuta. Buriya hariya bifata nk'abahanuzi kuko harimo abahanuzi benshi badafite amavuta, bafite amatabaza ariko n'amavuta gisute bafite bamaze gukayuka. Abo bamaze gukayuka rero ni bushaka basanga gushakisha ibintu bagashaka bagahimba inguru bavuga, nyuma Imana siyavuganye nabo. Nk'uko gufunga inzengero twari tubifite amakuru. Yego. Twari tubifite amakuru. Urabye nk'inzengo zafunzwe mu gace dusengeramo ugasanga twe twasigaye. Mana tubye ngo inzengo zirafunzwe ariko mwebwe mbahagazeho. Tabati ngongo iki inzengo z'abakozi zafungwa twe dusigare, ariko ngiye kubera turasigaye. Turasigaye. Bivugitse ngo rero iyo wakoreye Imana ugakorera Imana neza kandi amavuta yawe amavuta ugacyaza imbano yawe kuko imbano abahanuzi bagomba gucyazanya kuko ariyo wenda ari akantu mbona mu bahanuzi ugasanga abahanuzi bagirana amashyari ugasanga bamwe gusebanya. Buriya ndago bakwiye gusebanya. Buriya ndago bakwiye kugira ngo bateze ku mugozi umwe, bateze ku mugozi umwe kuko iyo abantu bigabyemo ibice iyo bigabyemo ibice burasenyuka. N'abantu zero bigabyemo ibice bujya Satani barabinje bujya baba basenyutse kuko ni wasenyera ko ngo runaka bimeze gutya runaka bimeze gutya megasanga ukaye gusebanya yakoze seseme media gasebanya n'abagenzi be gasanga byakomeye gutukana bujya nikigwe mwuka w'Imana bujya wakayutse bujya wahindutse umunyu wamaze gukayuka. Yego. Pastor eka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mwanya w'ijambo ry'Imana bakunzi ba Concord TV show bakunda ijambo ry'Imana. Yego. Kadufate nk'iminota 10. Yego. Tuvuge ijambo ry'Imana tugane ku musozo. Noneho nje nzanagaruka akagunda gafite ko kugenda. Ntabwo nahatinya ngo ni mu misozi oya nahataraha ndahagenda. Okay. Rero ndacyo turabashimiye kuko mwazamutse umusozi. Yego. Imana ibahumugije cyane kuko mwitanze ku buryo budasanzwe. Kandi umurimo muzawuhemberwa. Amen. Reka dusomere ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya
Yesaya ya 66 havuga ngo Uwiteka aravuga ati ijuru ni ndebe yanjye, isi nayo ni ndebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzuki, kandi aho nzaruhukira azaba ari handuki, kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose. Ni koko Uwiteka aravuga ati ariko indebe yanjye ahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Tugatereka ngaho hano avuga ngo ijuru ni ndebe y'ibirenge by'Uwiteka Imana, aho nzarukira azaba ari handuki, aho nzarukira azaba ari handuki. Aho ni mu mitima yacu. Ese uyu munsi wa none Uwiteka Imana nimba ijuru ari indebe ye, isi akaba ari indebe y'ibirenge bye, aho azarukira azaba ari handuki. Uyu munsi wa none umutima wawe aho Yesu azaruhukira, aho Imana azaruhukira azaba ari handuki. Ariko ngo nitaho hepfo ku murongo wa 2 ngo mufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo namubwiye. Uyu mwanya ufite umutima umenetse agahindishwa n'umushyitsi n'ijambo Uwiteka amubwiye, Imana imwitaho cyane. Uwihana ibyaha agaca bugufi agasenga akubaha Imana ye, uwo nguwo ibyanga byakora Imana imugirira neza cyane. Aho nzarukira azaba ari handuki. Uyu munsi wa none mu mutima wawe aho Yesu azarukira azaba ari ni hehe? Ese nimba uri umusambanyi, ukaba uri umunyabyaha, ukaba uri umujura, Uwiteka azarukira mu mutima wa hehe? Ese aho ngaho yahagira indebe? Icyo ni ikibazo mbajije, nawe ukibaza ku mutima wawe ntukinsubize. Nimba uri umusambanyi, Uwiteka aho nzaruhukira azaba ari handuki. Imana ishaka umutima wawe ukaba wejejwe, ishaka umutima wanjye ukaba wejejwe. Ngaba ngora ibyo gukiranuka, ngaba ngora ibyiza. Haleluya. Rero uyu mwanya Uwiteka Imana atugirira twambika Imana imbabazi nyinshi cyane. Imana turengere cyane, Imana idutabare, Imana turengere cyane, twambika imbaraga nyinshi cyane. Uwiteka Imana atugirire neza. Rero uyu munsi uyisa cyangwa se umunota Uwiteka Imana turengere cyane, atwambika Imana imbabazi nyinshi cyane, kandi Imana iki dukorera Imana atugirire neza cyane. Reka uri nyuma ya kamera dusomere ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya ya 43. Yesaya ibice 43. Yesaya ibice 43. Yego. Ko ijambo ry'Imana ritubwira. Amen. Murongo wa 7. Yesaya ibice 43 murongo wa 7 aragira hati, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro, ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Sohora impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi bifite amatwi, amahanga yose akoranywe, amoko yose aterane. Hari abo muri bo babasha kutubwira bakatwereka ibyabayeho. Nibatanga abagabo batsindishirizwe, cyangwa se bumve bemere ko ari iby'ukuri. Amen. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije muri abagabo bo guhamya ibyanjye, niko Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye munyizere, munyitegereze ko ari njye. Nta mana yambanjirije kubaho kandi ntayizamperuka. Amen. Nta mana yambanjirije kubaho kandi ntizamperuka. Uyu mwanya nimba Imana ariyo yabayeho, nawe uzayiheruka. Ukwiye kubaha Imana. Abantu bose akwiye kubaha Imana, uko nubaha Imana izakugirira neza cyane. Nta wundi uzaba wese Imana yonyine. Hejuru y'Imana ndabandi bakomeye bahari, wese Imana ikomeye cyane. Rero tugomba kubaha Imana. Imana uyubaha izakugirira neza cyane. Wa Imana uyubaha izagutaka, izakurengera cyane. Rero ndabambe ngo mwubahe Imana, kandi kuko niyo ikomeye. Niyikomeye kandi ndayindi zaba ndayindi Imana zabo ndanuzayiheruka. Niyo Mana niyikomeye cyane. Rero buri muntu wese nabimubye ngo yubahe Imana kandi asenge kandi yige kwihana ibyaha. Abantu bareka ubusinzi, bareka ubusambanyi, bareka ubugome. Uwiteka Imana abarengere cyane, kuko Imana ko byagenda kose ndayindi niyizabaho.
nta wundi muntu ukomeye gusumba Imana. Uko waba ukomeye kose ariko Imana ikomeye cyane. Uko wava ngo urakomeye hejuru y'Imana, nda yindi Imana niyo igomba kuhaba. Rero kamabye ngo uyu munsi wa none reka Uwiteka Imana yitwa Imana, kandi reka tumwubahe. Imana ibarenga cyafanye cyane, bagirana cyane. Imana ibafanye cyane, ibambika Imana imbabazi cyane. Rero katwubahe Imana. Yesu aho umugisha. Amen. Agakoze cyane Pastor Ndagijimana Jean Claude, umushumba mu itorero rya Edar. Yego. Bakunda kwita abadodi. Abadodiye. Uziko mama na papa ari ryo babamo. Abo ndagukunda noneho cyane. Abadodiye kabisa. Mama ni asengera ni umuhanuzi yakoni mu murenge wa Kivumu. Tuhafite itorero kugira ngo Kivumu tuhafite itorero. Ho bita ku Kavumu. Tuhafite itorero. Murakoze cyane. Ubwo ni byiza cyane uko abantu benshi babazaga ngo tito yacu ni rishyashya, ni inzaduka. Ntabwo ari inzaduka, ni irya kera, ni irya kera cyane. Mama papa ntabwo akiriho, mama ni hari. Yego. Nanjye nabagizwa muri ADPR. Nuko yose ari amatorero y'umwuka. Yose ari amatorero y'umwuka. Kandi adini zajya mu ijuru. Azajya mu ijuru uwejejwe. Pastor, turasoje rero, ugiye gutanga nimero, witegura abantu bagukeneye, ni nacyo kiba cyatuzanye. Yego. Burya abantu ni magirirane. Abantu ni magirirane. Waba ufite impano yo gusengera abarwayi, umuntu yaba arwaye akaguhamagara ukamusengera, numva ibyo ntacyo bitwaye. Niyo mpamvu ugiye gutanga nimero yawe. Ntabwo byo twirata, dusengera abarwayi, ndi umuhanuzi uzwi n'abantu benshi cyane batandukanye, kandi dusengera abarwayi cyane. Rero kadutanga nomero 079 6 7 5 9 Wasubiramo 079 6 7 5 9 Yego, twasoza n'isengesho kuko twanatangiye n'undi dusenga. Mana ishobora byose, uri Imana nyamana, uri umugiraneza, uri urakiranuka Mwami Imana. Uyu mwanya Data mwiza Mwami Imana, turagushuka turaguhimbaje. Muri amasaha Mwami Yesu dusenge, Mwami Yesu Mwuka abakozi wanyinga Imana, reka ubagirire neza, wambike imbaraga zawe kuri Imana nyamana. Kandi dusenge n'abagwayi bari hirya no hino, bari mu bitaro, mwabe munshashika, turabasengeye kuri Imana nyamana. Nibutse umugabo Mwami Imana uri munshashika, Mwami Yesu duhamagaye, uwo ngo turamusengire neza, mwambike imbaraga zawe, garika abadayimoni kuri we, garika imyuka mibi, gwanya ibimugwanya, uhiga imuyiga, ukuri Uwiteka Imana, uyarukora igana Mwuka wera, wahindura ibyanze guhinduka, wahagarika ibigeragezo, wahagarika abadayimoni, wahagarika imyuka mibi, ukuri Imana nyamana. Rero ngoreka imbaraga zawe siganze, ukuri Imana nyamana. Rero dusenga ku Mwami Yesu Mwuka wera, rero dusenga mwasi cameraman nawe mugire neza, mwambike imbaraga zawe kuri Imana nyamana. Urugo rwo mwasi rugemo kuko Uwiteka koze kubyumvishe, mu izina rya Yesu rakoze. Amen.